arankubye. Gira kwitabe numvisha uvuga ngo uri umukire barayohereza. Ariko reka mpamagare. Nagusabye ngo reka mpamagare. Kuragenda yambaye ubusara mu muhanda. Alo. Sheri. None se nari kubigenza niko nanjye bamfashe. Police. Ahubwo mbabarira n'ukuri pe. Urabona dore na telefone ni y'umupolisi nkoresheje. Shaka uburyo wohereza amafaranga ibihumbi 10. Ni umupolisi. Reka muguhe. Fande. Alo? Umva wa mudamu ohereza ibihumbi 10 none ahangaha byihuse bitabaye ibyo. Mugabo wawe ntago ari butahararara afunzwe muri gereza 10 byihuse. Uraje uyohereze. Gira vuba vuba rero arakenewe kandi cyane. Akwenda kumena urugi ninde di? Urahungutse. Ko ntamvura yaguye batorejwe n'iki mugabo mwiza? Natosese. Ese bagufungiye mu mazi se di? Amazi. Ntabwo utose. Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Ariko uranzurananiranye neza nanone. Giye ko nakubwiye ko ari ikibazo nahuye nacyo cy'umupolisi. Ese umupolisi yambaga imvura se? Oya nashwanye n'umupolisi inyanduranyaho dushaka kurwana bahita bamfata barafunga. Bakufunye muri rigore. Erega umvanye. Bakumenaho n'amazi. Ariko guza ibihano bibamo hari ahantu. Nyirahani biri turabivugira mu nzu. Inshira. Ko naragowe. Wino bimbwire neza. Echa. Owe ntabwo utshaka cyumva. Ya. Mayra. Ya. Cheers. Ashobora kuba wari ufite n'inyota. Nari merewe nabi ubwo bukanya baranyongera kandi. Wamubonye se? Ndamubona. Uyu niwe rero nakubwiraga nzaguhuza nawe. Uyu ni wa mwana se? Ni wa mwana. Witwa ndese? Nitwa Jojo. Okay, nanjye nitwa Mayira. Ndi umukire wo uzwi n'abantu bose. Ko nawe rero ntukajya ngura umukire nawe bivugire basi. Bimvugire oya ngiye narabimubwiye nta mpamvu zo. Okay. Ngize ngo hari igihe umuntu akubona akaba yabona ari nk'umuntu uciriritse. Kandi burarega no gukundana n'umuntu azi ko hari n'icyo wamubarira. Narabimuga no kumasi biragaragara kandi yasanzwe abimbwiye nyine. Byose narabimubwiye nayo. N'umwana mwiza kabisa. Aganda kwemera rega buriya. Ndakwemera nuko. Ngerega narakubwiye ngo nutivumbura nzakugeza kuri byiza. Uzanyica cyangwa uzankiza. Kibazo umutwe wawe nawe buri agira ngo bawumenamo ibivumbura. Uziko byambwiye ari ukuri. Sha nyine mvarasa nk'amafaranga biragaragara. Amafaranga arahari kabisa. We. Rero sinzi uziko ubuyo mise ntekereza nk'ubu ngubu twagiye nko ku Gisenyi turi nataraho tuzajya amafaranga arahari. Arahari nataraho tuzajyayo rwose.
ahubwo ziko bimeze nta kibazo yabyemera noneho rero njyewe nari ndimo ndagenda indi gahunda nari mfite mu mujyi sinzi niba twavugana fowe ariko nta kibazo nubwo ari igisaza uko biri birarutwa ariko gifite amafaranga kuko ntabwo namwitesha undi naramwirukanye ya bwaba ari ubuswa nkoze ndacyemera nubwo gishaje niko bimeze reka mbyemere umugore nawe shaba umvire ukuntu bawigize ubundi surarinda uvuga gutyo ubundi jisho ni amaguru none ntabwo bamiritse hasi ntabwo wabonye ko navunitse n'umugongo n'umugongo waravunitse nyine niyo mpamvu wangoye gutya ngo nkufate none ntabwo ubundi bariya bagore bawe b'indaya uzana mu rugo bajyana hehe mfata neza ntabwo ari indaya akora mu kabari imbaraga ndumva zacitse nazo ubwo uri kugira ngo bigende gutya bundekuye wawe ako se wowe haguruka tugenda si ubwo wowe ijisho oya buretse gato ijisho niryo rituma ugenda gutya ngo n'umugongo nase umugongo ni amaguru naravunitse ase wavunitse amaguru baravunitse umugongo ko batamayemo n'imiti y'imvune abagore bikigisha murangura urumva ahubwo uyu mugore ninde ukubwiye ngo ugiye mu mugongo hano we abagore nabo bumva yawe yombi menya simba narashatse ubundi wazongera urwana n'abantu munganya imbaraga mbese bariya abagore baba baje mu rugo baza mu rugo se baza mu rugo iki nibo baba baje kureba unsakuriza ndirembeye kunyiheshwa ijana none se hari ubwo ngejeje aho wagombaga kungeza wakujana kugeza wewe nako oya ntega amatwi nkubwira impamvu waraga kuzana ibintu bya rwaserera kibi ina boss kumvikane ini imbehe yandi ingaburire boss ina nanjye baranzi mayira ndo umva reka nkubwire sibakuzi rero nabakuzi nakagombye gutega imodoka cyangwa ngiye kukuraburiza noneho n'ahandi bakuzi noneho umva nyine reka nkwemeze impamvu urabona ntabwo ngejeje ariko giye ugeze ni mu rugo nta nubwo natinyuka kuguha 500 naguha n'igihumbi ikira nkugezeyo mu mumu none impamvu nanze umva nyine jewe mvuye guherekeza umugore umvise ariko sinshaka ko abantu bose babona ngo nagiye ku igare reka singe ngenda ku igare n'iki kintu kidafite n'umusego noneho kuki wicaye hose kuki wicaye hose nta musego ngenda mu rugo ndibi kiba n'igihumbi nuhagera nawe urahita unyubana nta nubwo wavugisha buno buganga cyangwa n'iki pano kuri imbere yanjye sinshaka kugenda ku igare I'm the Rasta, I'm a monster, ndi monster. Wambangamiye nakubangamira faster. Witsa kureza ndumva nirwaye. Habo wazanyira kumona kaniririmbira umugore. Atubundi bubamenye umuta tutari ukubera wowe. So kubera abashinzi bagaho. Nese zyandazi bazijya ibyo tunabireke kwanza je. Wewe bunge amaza mu bazamwe. Je ndumva ndumva ni. Jewe mugabo wawe inzira y'indaya ushaka ndinda. Sheri ibyo tubireke. Ndumva ndaje. Ndumva nshonje. Urashonje. Urashonje zana umukozi niwe amenyirukanye. Nyine genda naho ndwane wese
murwane hose murwane wo mu buhe buryo wirukanye umukozi namembaga amafaranga yanjye navuniki none si ni umwanya wo kuvuga iby'abakozi ndashonje ndarwaye wimvugisha byinshi kugira ngo ntabwo nahashye nigenda uteke uza nagiye kuzana umukozi nyawe ko gutekana bishobora cyangwa nagiye kubongora ubundi urinda umugerangura ubundi umurwayi araryaha mugore ahubwo uzazanisha n'umurwayi reka ndashonje kuva ejo nta kintu ndashyiramo umurwayi ntabwo ageretse nanjye iyo ndwaye dore ninywera byeri nkakira basi ubwo ni ukwanga guteka ngo genda unakira agakoma nimwere agakoma ariko wowe agakoma mani gasaba ibintu byinshi ngenda ajya kugura isukari ubufu bwa bufu bwita imvange ibyo byose si bihari birahari naringize ngo urahanga wavura burya umugore mwiza agakoma rwose agakoma ariko reka njye kukuzanira byeri hakuna n'umuntu kuvana wowe ki njye kukuzanira byeri byeri se irarwaza byeri irarwaza waba umerewe nabi urwaye umutwe bigeze aho ngaho nagize mu mubyeyi ni ukuri buriya byeri kuva ryari se mubyeyi maze njye ubona ntayinywa sinye bose uri njye uri umugore wanjye nene bivuze nimba uyinywa njye nyine yishaka kuyinywa urahita ukira n'ingendo nekera ugakomasha basi tubiseye nabyo nuko amara basa biragora ntaboneba okay sawa tubireke ndashaka ko nimara kumera neza uzarekura cya kibanza ukajya kunyereka mu kigo ikibanza tukanimuka hano ringa tukahava tukajya nyine aho twaguze ikibanza tukanimuka none se buriya urabona ngo urangire buriya rero ndagukunda mbese uvuga harya amakara ntabwo arashira nubwo ngiye kugutekera agakoma nimara kugutekera agakoma njya no ku muhanda nshaka umuntu ntumaye urumva nshaka umwana ntuma kuri busheri buriya barwaye agasosi kabagwa neza rwose reka ngende urumva yakugutekera agakoma umugore wanjye sindamaye gusa ndagukunda ariko genda nyine nta kibazo ndabyemera ariko tunabitekerezaho ko tugomba kujya kureba cya kibazo sheri nta kibazo rwose ngaho uryama uryamye rwose nsize uryamye banguke ryama neza ryama neza noneho ndaje sibyo ngiye ku muhanda nyaruka ariko mfite inzara rwose mpita nkuzane mpita nkutekera n'agasosi nta kibazo n'ubundi niko nashaka sawa nta kibazo rwose kandi ndaje nawe ntugire ikibazo sibyo na radiyo ntugire ikibazo ntabwo gusakuriza nta bya biziki byanjye nabigabanya ngaho ugenda se ariko rwose ndumva nifitiye inzara sheri ndaje kambyuke buriya rero azi ko ndushije ubwenge ibi bintu ndaje mbikurikirane mvuze iby'ikibanza arangije avuga ngo reka ajye guteka igikoma uretse agaruke ngomba kubikurikirana nta bintu byinshi sheri hari ibintu ushaka tuganiraho kandi by'ingenzi cyane sibyo aribyo ngo ushaka kumbwira waratangiye kumbwira cyagiye ngo utageze kijya mbwira ngo njye mu nama ni birebire ariko nyine ngomba kubikubwira kugira twirangire bizabaye biragoye kubivuga ariko nari mfite umukobwa twahuriye mu modoka ndi kujya Gisenyi muri misiyo turajyana mu modoka turaganira ni ngombwa ko tumenyana ariko ntabwo nzi tageti afite baramenye turahura tukajya tugendanirana ibintu biza kuba birebire nawe urabyumva umuntu mukuru birangira ntangiye kumukunda ntangiye kumukodeshereza nyine bureka mbaze mubwire turi kuganira hari impamvu ndi kubikubwira nyine banza unyumve kandi ureke kurakara kuko nawe ntabwo urishyashya urumva ntangiye gukodeshereza inzu nkajya njyayo na cya gihe byakavuga ko ngiye mu ntara rimwe na rimwe nari nzi ko ahubwo byakugezeho byambeshyaga rero wagiye kuri Gihobora se
turi kuganira genda gake kandi nikayo gusimbaza kugira turebe ko twatera imbere turebe ibintu byacu tugomba guteza urugo rwacu imbere abana bacu bagakomeza bakiga ahantu heza kandi kuba mbikubwiye hari undi muntu wabikubwiye sinjye bikubwiye mbese mwarahuye wita wumva uramukunze ujya no kumwishyurira byararangiye wanjye byararangiye kandi amakosa abaho gukosorwa kameze ariko naricaye bitekerezaho nsanga ibintu ndimo ni ubuyobe ndetse nta nubwo naba ndi guteza imbere urugo rwanjye kandi n'abana banjye nta sura nziza naba ndi kubereka muri society so that nagiraga ngo iyo bugufi dusaba imbabazi kandi dukomeze usaba imbabazi kwa wagiye kuryamana n'ubwo bukobwa umbeshye ngo uri mu ngo wagiye mu ntara ngo wagiye mu kazi no kumbura mbeshye ugahita tukajya subona no gushimishije ntabwo ngushimishije ku buryo ugenda mu muhanda ureba udukobwa dutambuka agahita ureba none kuri uyu munsi wa niyo mpamvu kugira ngo gusaba imbabazi kuki mutanyurwa ariko kuki mutajya mu nyurwa no kubera iki nisi kuba nemeye ikosa n'icyaha sheri wirakara wanjye ndavuze ngo ndekura sanga ayo muhabara yawe ngiye ndeke kundi kubwiye ukajya ukodeshereza amazu no kubamo byarahindutse sheri hanze byanga ngo mu ntara tukavugana wiryamira mu munyenga wawe byarahindutse sibyo nyakatsi wahita iri hari byarahindutse ubu ngubu ni mu murongo mwiza wo kubaka urugo rwanjye abana bacu tukabarera kandi tugatera imbere njye nawe ese urugwa mbere byumvise ubundi ko nzi ko abantu bose bazi ko nahindutse ubundi subona iminsi yose maze hano mu rugo abantu bose barakubakira okay so then mbabarira jewe ugomba kubakira ku giti cyawe ntabwo ugomba kubakira ku bandi bantu ndakumva neza cyane niba rero ufite umutima wo kugenda urebuzwa udukobwa twamba mu mini udutambutse utwinzobe tumeze gutya utumaneke noneho kuba bikubwiye n'amakosa kuba nje nkabikubwira njye ubimfashe nk'amakosa ubimbwe se ndugambirije icyo urashaka okay njye ikintu ngamije ni kimwe nakoze amakosa hanyuma maze kuyakora ntekereza nsanga ibyo nari ndimo ni ubuyobe uyu munsi wa none nje kukubwira yuko nakoze amakosa nahemutse nshaka guhinduka reka da uzi se ubwari turi kunshaka ahubwo nta kintu gushaka hari ikintu nshakaho nk'iri joro rimwe gusa bwacu ugahita utanya katsi nta na kimwe gushakaho ikintu ushakaho ni uko tujya ku murongo mwiza wo kubaka urugo ruzima sibyo umva mbabarira ibyo mbese ni byinshi komeza no muhabara yawe ndanakwiye basihangana mbabarire birangira sibyo kigore cyiza usa na mama yesu usa na mawe kwe basi mbabarire nawe uko mubarira urakoze cyane ndagukunda rega urakoze aho se undi urujya he umwana uzajya kukubaza